ijambo ry'umunsi, ubuhumyi bwo mu mwuka. Kugira ngo usobanukirwe neza ibi, soma Yohana igice cya 9 ku murongo wa 1. Uribuka umunsi wa nyuma wize ikintu gishya ku Mana. Uribuka umunsi wamenye ibintu bitandukanye ku Mana n'uburyo Imana ishobora gukora ibitangaza. Byabaye nkaho hari umuryango wafungutse mu buzima bwawe, ndetse ahangaha hasaga nta hantu utari warigeze uca mu buzima bwose kugeza muri uwo mwanya. Ahangaha byabaye nkaho Imana ikwiyeretse ukakira ikintu gishyashya mu mutima wawe. Ibi ngibi ni nako byagenze ubwo Yesu yakizaga umugabo wari waravutse ari impumyi. Amaso ye yari yaravutse atabasha kubona, atarabashije kureba ikintu na kimwe mbere hose. Abantu baribazaga bati, ese ninde wacumuye, ni we cyangwa se n'ababyeyi be kugira ngo uyu nguyu azavuke ari impumyi? Yesu ariko yarabasubije ati, oya, nta wacumuye, yaba ari we cyangwa se ababyeyi be, ahubwo yabaye impumyi kugira ngo imirimo y'Imana izigaragarize muri we. Isomo rero wakuramo ahangaha ni uko mu gihe cyose urimo kugendera mu mwijima, Imana ishaka kuguha kubona by'umwuka. Imana irifuza cyane kubasha gukora ndetse ukongera kubaho mu buzima bwuzuye ibyishimo cyane. Uyu mugabo wavutse atabona yari yararemewe ibitangaza. Kuva ku ivuka rye, Imana yari yarapanze ku munsi umwe azakira. Ni ibintu by'ingenzi cyane rero ku Mana iyo wakiriye urumuri kandi ukongera kubasha kubona, by'umwihariko iyo wari warahumye mu byerekeranye n'umwuka. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo mu magambo ahinnye izwi nka NEMI. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi. Komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 655 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.